ku rwego rw'igihugu mbambaye procureur national abantu bajya bayitiranya ngo ni procureur general oya procureur general ni umwe twakaba procureur national nk'umunani cyangwa 9 ubwo nakuza akazi kanjye ndazishinjaye ntago wancikaga napfaga ni kuvuga ngo niba mfite uko ibikorwa byakozwe nkaba mfite ibimenyetso nkaba mfite itegeko niyo wazurinde naragakoze maramo imyaka 13 muri 13 nza kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha benshi barahanze narabivuze cyane abanyamakuru bajya bambwira ngo barankumbuye ngo navugaga neza cyane cyangwa se bamenyerewe cyane mu bintu bitandukanye. Ari mukuru arinda yamaze kutuvamo yitabye Imana. Ari mukuru arinda waruzwi cyane ku izina rya Remuku, umunyarwanda w'umunyempano nyinshi, akaba umuhanzi, umunyamategeko n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Yigeze kuba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda mbere yo kugirirwa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda muri 2021. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abakunzi ba Inside Rwanda, abakunzi b'urugendo online TV badukurikiye bari mu bice bitandukanye, ni inkuru y'akababaro ku banyarwanda bose, haba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Umwe mu bantu bazwi cyane cyangwa se bamenyerewe cyane mu bintu bitandukanye, Ari mukuru arinda yamaze kutuvamo yitabye Imana. Ari mukuru arinda waruzwi cyane ku izina rya Remuku, umunyarwanda w'umunyempano nyinshi, akaba umuhanzi, umunyamategeko n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Yigeze kuba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda mbere yo kugirirwa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda muri 2021. Ari mukuru arinda rero yamaze kwitaba Imana cyangwa se yamaze kwitahira azize uburwayi butari bwamenyekana cyangwa se butari bwatangazwa. Umuziki rero Ari mukuru arinda abantu bazi ko cyane cyane yari umunyamuziki, n'umuntu wakundaga umuziki, wakundaga impano cyane. Nibyo tugiye kureba. Mukuru arinda witabye Imana, witahiye, yari muntu ki mu muziki. Nitwinjira mu muziki turasanga nk'indirimbo z'ibihe byose yamenyekanyemo. Hari Tsinda Batsinde, iyo ni indirimbo ikunda gukoreshwa mu aririmba ikipe y'igihugu y'Amavubi. Hari n'indirimbo zikoreshwa cyane mu gihe cya Noheli, harimo Gloria, hari izindi ndirimbo bita Museke Weya, hari nk'indirimbo bita Ijoro Rituje nayo ya Noheli, hari n'indirimbo bita Jingle Bells, zose nizo yajya akora za Noheli, n'izindi nyinshi yakoze zitandukanye cyane, nk'umwe mu bantu bagize uruhari mu guteza imbere umuziki nyarwanda mu gukora izo ndirimbo. Ariko nyuma yaho yaje no kugaragara mu ruhando rwo gufasha abahanzi bakiri bato, aho yatangije umushinga bitaga Hangahiga, wafashije impano nyinshi mu Rwanda hano zizwi zamenyekanye cyane. Hangahiga rero wari projet yo kuzenguruka mu Rwanda ugenda ifasha impano. Hari abahanzi benshi bagiye bagaragara, bagiye batandukanye, banyuze muri uyu mushinga wafashije kuzamura impano. Nyuma yaho gato nibwo yaje gushinga Rebo cyangwa se n'ubundi buryo bwo gufasha abahanzi, aribwo hagaragayemo abahanzi bagiye bamenyekana cyane nka Nsengiyumva François witwa Gisupusupu, aho yamufashe muri Rebo bita Boss Papa, akafasha na Clarissa Karasira ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Yego, uretse ibyo mukuru arinda ni umwe mu bantu bakoze imirimo ikomeye cyane, aho ajya agaragara mu biganiro bitandukanye, agatanga ibitekerezo ku bibazo byugarije igihugu ndetse n'akarere. Mukuru arinda kandi uzwi cyane ku izina rya Remuku, wamaze kutuvamo, yize amashuri y'incuke. Bwo tugiye kureba ubuzima bwe bujyanye n'amashuri yize amashuri y'incuke mu Rugunga, akomeza n'abanza aho yize imyaka 8 kubera
impinduka z'icyo gihe mu burezi. Amashuri yisumbuye yayizeye Rwamagana mu bijyanye n'icungamutungo ekonomi mu gihe cy'imyaka 6, ayasoza muri 90 muri Kamena. Nyuma yaho yabonye buruse yo kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda, aho yatangiye muri 91 yatangiye kwiga mu bijyanye na science politique et sociale, ariko kubera impinduka mu myigishirize yahisemo guhindura akajya kwiga mu mategeko. Nyuma yaho yakomereje muri Université Catholique de Louvain yo mu Bubiligi, aho yabonye impamyabumenyi ya licence mu mategeko muri droit hagati yo muri 94 na 98. Mbere y'iyo yize candidature de droit muri kaminuza hagati ya 91 na 94. Alain Mukurarinda kandi yanabaye umushinjacyaha mukuru, yabaye umushinjacyaha mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2004 kugeza 2013. Muri icyo gihe yanabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda. Nyuma yo kuva kuri uwo mwanya yakomereje ibikorwa mu rwego rw'amategeko ndetse n'itangazamakuru. Alain Mukurarinda yagizwe umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda kuva muri 2021 kugeza uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4, aho yitabye Imana azize uburwayi. Yego, nyakwigendera Alain Mukurarinda yari yarashakanye na Martine Gatabazi nk'umugore n'umugabo mu by'amategeko. Muri 2015 nibwo umugore yoherejwe gukorera uruganda rwa Heineken mu Buholande, aho Alain Mukurarinda nawe yaje kujya kumusanga aho umugore we yakoreraga. Alain Mukurarinda wamaze kutuvamo, turakomeza umuryango we, turakomeza umuryango nyarwanda muri rusange. Nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma yari umwe mu bantu basubizanya ubunararibonye cyangwa se bazi gusobanura bakoresheje ubunararibonye. Rero hari ibikorwa byinshi by'indashyikirwa mu nzego zitandukanye zirimo z'amategeko, umuziki, itangazamakuru. Twavuga wenda nko muri bimwe byamuranze mu mategeko no mu buyobozi. Ushinjacyaha mukuru wungirije kuva 2004 kugera 2013 yagize uruhare mu gukemura imanza zikomeye mu Rwanda, anabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru. Umuvugizi wungirije wa guverinoma kuva muri 2021 kugeza ubu ubwo yitahiye. Yatanga ibisobanuro ku byemezo bya guverinoma, afasha mu gukwirakwiza agafasha yatangaga ibisobanuro ku byemezo bya guverinoma, aho yafasha gusobanura cyane cyane amakuru yabaga yakwirakwijwe y'ibihuha havuga nyine bitari byo ku Rwanda. Mu muziki yatanze umusanzu mu muziki nyarwanda, yakoze indirimbo zigiye zitandukanye cyane. Mu guteza imbere umuco yasize imbere indirimbo zifite insanganyamatsiko mu butumwa bwiza n'umuco n'ubutwari bw'abanyarwanda. Mu itangazamakuru, ikiganiro cye ku mbuga nkoranyambaga, afite urubuga atangiraho ibitekerezo ku buzima bw'igihugu n'amategeko ndetse n'iterambere ry'abaturage. Yego, ibikorwa bye byagize uruhare gukomeza ubucamanza bw'u Rwanda, kwigisha amategeko no guteza imbere umuziki nyarwanda. Reka twihanganisha abanyarwanda muri rusange, reka twihanganishe by'umwihariko umuryango we n'abandi bantu bose babanye nawe, haba abo babanye mu muziki, haba abo babanye ushinjacyaha cyangwa se mu by'amategeko, abo biganye n'abantu bose yagiye afasha. By'umwihariko abo yagiye afasha mu buryo bitandukanye. Ari umuntu w'abantu cyane cyane. Abantu bose bakomeze kwihangana. By'umwihariko nanjye iyi nkuru irambabaje ko twarakoranye muri urugendo rw'itangazamakuru mu mushinga w'ahangahiga. Nari mpagarariye itangazamakuru, yari yarangiriye icyizere
abasha kumpa iyo poste mwariko twese reka dukomere Imana imwakire mu bayo.